dore umugati mwiza cyane uryoshye wa make uhendutse udatwaye ibikoresho byinshi nawe wawukora nk'uko abyara. Uranshinja iki none uyu munsi? Agafarini ni gake uranshinja iki ko ngiye gukorera uko bakora umugati? Guys, noneho reka nkwereke uko wawukora. Ibikoresho dukoresha rero nibyo ubona aho ngaho. Mfite aya ni amata y'inshushu y'akazuyazi, ifarini yose sinyikoresha, hakaza cyo bita guys, ubu ni umusemburo nashize mu gacupa ka Breba, hakaza isukari ndetse n'amavuta ntaberetse. Ibyo mperaho rero jya ufata ya mata yanjye y'akazuyazi, nta gakonje nta nubwo ashushe. Ngiye gukoresha rushe imwe y'isukari, imwe gusa, kuko nshaka ko kuryohera ari byo biza kumvikana. Mfate n'igice cy'ikiyiko cy'umunyu, ntago ari igice cyuzuye. Noneho nindangiza nshiramo ikiyiko cy'umusemburo umwe w'imigati, hanyuma mbivange neza. Nibimara kwivanga neza, isukari yayenze n'umunyu byabaye ikintu kimwe, ndapfundikira ntereke ku ruhande, ntegereze ko biza kubyimba. Uravanga neza pe, ku buryo nta kintu utaza kubitandukanya, usibye ibintu by'umusemburo nibyo biba bigaragara kuko bidasa n'amata, bitayenga cyane. Ubwo rero reka dupfundikire, ugenda ucunganwa n'umusemburo wawe. Mugende mpfundikiye ntegereje kubyimba, ngiye kuba nyungurura ifarini yanjye. Ibintu bitagoye. Iyi migati yanjye rero mwabonye nakuyemo imigati 12 ingana kuriya naberetse. Nakoresheje rushe 5 z'ifarini, reka tuvuge ko ari rushe 6 kubera ko iyo urimo uraroringa cyangwa urarambura pate yawe, ugenda unyanyagizaho agafarini kugira ngo kadafata kuri rwa rubaho cyangwa ku meza. Ariko mu by'ukuri rushe nayunguruye ni 5 nkuko muri kubibona. Banje kuyungurura enye, iya gatanu ndayishiramo nyuma kuko akayunguruzo kabaye gatoya. Urayungurura bisanzwe, kuyungurura ngira ngo nta muntu utabizi. Abantu bashasha rero hano tubahaye ikaze kuri iyi channel yanyu, ni channel yacu, ni channel ya twese. Ubyifuza wese ni channel ye. Guys, abashasha abatanze nitwa Grace Mukarukundo, hanyuma murabona ko mfashe rushe ya 5 nayo ngiye kuyungurura. Abantu bashasha twavugaga rero ni karibu mwimvemo ikaze. Namwe abasangwa turabashimiye, dukomeje kubashimira. Imana ibahe umugisha. Abagaruka kureba amavideo dushiraho nabo Imana ibahe umugisha. Nkuri abatadutererana, abatubwira courage, Imana ibahe umugisha. Urabona rero ko umusemburo wacu, urabona ko azanye urufuro hejuru, wabyimbye muri make. Tugiye noneho gutangira guponda igipondo cyacu. Hari abakita igipondo, igifote, nuko biterwa no kucyita aho ngaho iwanyu, aho utureba uherereye. Umusemburo wanjye wose ndawushiramo kuko si mwinshi. Nakoresheje cya gikombe cya plastique mwabonye, nta nubwo ari inusu. Bibutsa ko umusemburo ugizwe n'amata n'isukari n'umunyu. Urakomeza ukavanga. Rero ngiye ko mbigenza mbanza gukoresha kariya kamamiyo. Ufite umutozo ni sawa, ariko umutozo ngirangora n'ubundi narawuguze ndawubika. Nanga ukuntu bifatamo nkarwana nabyo mbikuramo. Uravanga uvange. Mu bintu twakoresheje ikintu kiburamo ni amavuta. Amavuta atuma pate yoroha,
atuma bitagufata ku ntoki. Amavuta afitemo akamaro kenshi. Pate iroroha, ni ukuvuga ngo umugati uraza koroha, noneho ntibiza no kugufata ku ntoki. Iyo ubonye ukeneye agafarini ubona pate yawe yoroshye cyane, wongeramo akandi gafarini. Ahangaha nakoresha akamamiyo rero, bigeze igihe mbona ko nkwiriye gukoresha intoki. Ntacyo bitwaye, uba wakarabye neza, kandi udakarabye ni wowe uba wihima, kuko ni wowe uri burya ya migati n'abana bawe n'abo mubana. Ndakoresha rushe imwe y'amavuta rero, nayo murayibona muri rushe 5 z'ifarini. Noneho nkomaze ponde nkoresha intoki. Murabona ko igipondo cyanjye gisa naho cyoroshye cyane bisumba uko mbikeneye. Niyo mpamvu ngiye kongeramo agafarini gakeya. Ndongeramo agafarini gakeya kugira ngo birekere gukomeza kumfata ku ntoki. Guponda ni ibisanzwe. Hari abantu bavuga ngo biragira ngo bisaba imbaraga. Rushe 5 koko uba udaponze rushe 5 z'ifarini, ukumva ko kandi kazi uzagakora gute? Ubuse wakubisa isafuriya yashiririyemo umuceri? Ubuse wakwikorera ijerekani y'amazi? Aho rero nandi kwisiga agafarini ku ntoki kugira ngo kankureho bya bindi byamfasheho, mbone uko mponda neza. Bwana nuko nguko nge nkora imigati yanjye. Iyi migati yanjye rero urabona ko nta magi nakoresheje, gusa nashizemo amata. Ushobora kuyikora ugakoresha amazi y'akazuyaze mu mwanya w'amata. Udafite amata, udakunda amata, ukabivanga kwa kundi ari gukoresheje amazi y'akazuyaze. Udakunda aya mavuta yacu rero, mu mwanya w'amavuta washiramo bureba cyangwa andi mavuta wowe ukeneye. Urabona rero ko nari ndangije guponda pate yanjye. Kugira ngo nyiteke mbanza kuyireka utuntu tuvuta narinshize mu kabase kugira ngo nyipfundikire isaha yose. Uyipfundikira neza cyane kugira ngo ize kubyimba. Uyireka ikaruhuka isaha yose. Ugapfundikira neza, ukayishyira ahantu hizeye hafite isuku. Nyuma y'isaha nibwo wongera kuza ukareba ko yabyimbye. Kuko iyo itabyimbye umusemburo wawe ntabwo aba ari muzima. Iyo itabyimbye wa musemburo ntabwo uzana rwa rufu. Murabona ukuntu igiye kuzura ibase. Rushe 5 yabyimbye rero. Kugira ngo ubibone ujombamo urutoki cyangwa ukabona bimeze nk'aho ari ikintu cy'igipirizo ukuntu. Rero ngiye kongera nyipondeho gatoya kugira ngo yongere yegerane, maze nyikate forume nshaka. Ka gafarini rero nababwiye ngo katuma mvuga ko ari rushe 6 nakoresheje mu mwanya wo kuvuga ko ari 5. Kuko iyo uponda ukenera agafarini kugira ngo pate idafata kuri ruriya rubaho, cyangwa ngo ifate no kuri ka gati dusunikisha, kuko ndi bukenere gusunika nubwo ari imigati bitewe na forume nshaka. Kazi imigati uyicuruje urabona utakunguka. Ibaze muri rushe 6 z'ifarini havuyemo imigati 24. Ibaze rushe 6 z'ifarini nta nusu irimo. Amavuta, rushe y'amavuta nta koroboyi irimo. Akunyu, umunyu wo ntago ndizera utawubara. Hanyuma isukari nayo nta robo irimo. Kurumva kwikorera umugati byaguhenda. Ubwo rero nakasemo ya patemo 2 ngiye kuroringa. Keza ariko uzakoresha ameza, kuko ngiye urabona ndi gukoresha ahantu hatoya kandi pate yanjye ni nini. Uzakoreshe ameza uroringira ahantu hisanzuye. Hano ndi kuroringa murabibona, ni ukugira ngo imigati yanjye igire forume nshaka.
ururinge. Impamvu kari hagati kadafataho ni ya farini twashizeho. Yego, ndumva nakoresha hariya uko hangana, njye ndakoresha uko hangana. Amaze nyiroringe kugeza igihe ingano ushaka iri buze kuba uyigezeho. Umugati ni ukuvuga ngo njyewe nasezeye biriya bintu byo gupfunyikira abana ngo ugiye kubagurira biswi za buri munsi bagiye ku ishuri. Reka mfite ifarini rushe 5 mu nzu, cyangwa 3 cyangwa 2. Iyo mfite rushe 3 mpita nkora ka pancake nkabahereza. Ndazinga kuriya rero, muraza kubibona nyuma. Urazinga ku buryo bifatana bitaza guhambuka uri gukata imigati yawe. Guys, umuntu uri gukunda iyi video, nakoresheje agafuru gatoya kamwe kangana na televiziyo, abantu bitiranya ngo ni televiziyo, ariko niba nukunda iyi video nuyireba umva bari mbwire ko wayikunze, bare ku buryo iyi migati wazayikorera ku mbabura ukoresheje isafuriya, mbabura y'amakara. Nari maze rero kubifatanya, koresha uko ushoboye kugira ngo bitaza guhambuka. Ubu none ngiye gukata forume nshaka, nkuremo n'umubare nshaka. Urabona ko bitagoye. Urabona n'iriya forume ndi bukate, mfite agatureye ko muri ako gafuru niko ndi bukoreshe. Guys, uramutse ufite rwa rupapuro babanzaho wazarugura, ariko kubera ko ntarwo mfite nsizeho kuri ya mavuta y'ubuto amwe nakoresheje kugira ngo umugati wanjye utaza gufata kuri ya tray. Rero nakase nazinze ndakata, hariya hagiyeho 12 n'indi tray ya kabiri nayo ijyaho 12. Urumva muri rushe 6 z'ifarini havuyemo imigati 24. Nakomeje ndakata mpaka iriya pate irangiye, noneho mpita nkata na ya pate yindi niyo nashize ku yindi tray. Urabona ko ari ibintu bitagoye, ariko nyuma yo kuyikata ndongera mpfundikire ya migati yanjye iminota 30 kugira ngo yongere ihumeke, yongere inabyimbe. Iyo yongeye kubyimba bituma isha vuba, udategereje umwanya munini. Urareka abanza ikabyimbira hariya kuri ya tray uyitekeramo, cyangwa se niba ari kumbabura ukayireka abanza ikabyimba nanone. Urabona pate ya mbere nakase narorinze nari nyirangije, ngiye gukata n'iri ikurikiyeho. Icyo nzi cyo nuko amatire yose arajyaho imigati 12. Nakoreshaga ya farini nayo nashize mu kabase. Urabona ko n'indi maze kuyikata. Ngiye gupfundikira rero, ngiye gukoresha agatambaro kanjye k'isuku ko mu gikoni kugira ngo yongere ibyimbe. Nimara kubyimba ndahita njya kuyishira mu ifuru. Urabona yari yarangije kugera mu ifuru, nuko mu ifuru harimo itara nuko bitagaragaraza, sinzi niba mubibona. Yari yanabyimbye, urabona nibwo nari nkimara gushiramo. Ukabona ko hasi hari kwakara no hejuru hakaka. Urabona ko ari amatire abiri. Ngiyi imigati yanjye rero irahiye. Mfashe ubuki, mfata no kuri ya mata, mvangira mu kaboro kamwe. Noneho ngiye gufata uburoso nsige hejuru. Urabona ayo ni amata, hariya mu kaboro harimo ubuki. Ngiye kubivanga noneho nsige kuri ya migati yanjye kugira ngo irusheho gusa neza, ireke no kumagara hejuru. Uramutse ufite igi niryo wavanga n'amata ukarikubita ukarivanga n'agaho, cyangwa se ukaba wafata ubuki gusa akaba ari bwo uvanga n'amata, cyangwa akaba ari bwo usigaho bwonyine, cyangwa igi ryonyine akaba ari ryo usigaho, nabyo birakunda. Umugati wanjye rero ngo urahiye, ndi kuwusigaho mu by'ukuri, ndi kuwudekora kugira ngo utumbagara ngo ukomeze use neza. Hose mwanshinje iki koko, mwabantu koko, n'ubu nta comment muri bumpe nk'uwakabyarana.
suko mwagiye mutuvugisha ko byatugoye byatubabaje, mwagiye mutuvugisha koko. Guys, rero nukunda uyu mugati umvugisha muri comment ubimbwire, niba ushaka ko tuzawuteka ku mbabura ubimbwire nabyo. Nukuri dukomeje gushimira abakoze subscribe, abasharinga amavideo yacu. Nukuri abatatwinubira ngo abareba video bakazirangiza, abatazireba ibice, abarizireba ibice namwe mwisubireho, ntago twabagaye, ariko n'icyo gice nacyo muba mwatanze umwanya ubutaha muzareba yose. Guys, rero turabashimiye, Imana ibahe umugisha, muzahahe muronke, mudutera inkunga mwuka byaramwe, dore byaratuyobeye, byaratubabaje, twaravugishijwe, ivata ryavuye mu kanwa. Ngaho rero reka tubasezere, abagiye kuryama murota Imana, ababyutse mwirirwe neza. Turabakunda, dukunda ko mutureba, dukunda ko mutwitaho, muzadusuhurize abo mubana. Ciao ciao.